muhohoterwa n'umugabo witwa Charles ushaka kumusambanya mu ndege. Njye nazamutse ko akiri makuka. Ngeze hano ubwo directeur yambwiye ngo byarangiye. Wabimenye nka sanga? Saa saba byabaye ryari? Byabaye saa 4. Yavuye mu rugo ari muzima? Ari muzima n'abandi bana bazana bari kumwe nawe. Wego ningo yo hano mu nda. Yes, nangiye ngusuhuza umwerere hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes, abari mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi yose itandukanye y'u Rwanda mumeze fresh. Abari Ruhango sha. Abari Rusizi. Ndabagarukaho. Ibumbogo we. Yes, abari Buganda, Burundi. Abari Rusaka muri Zambia mwauka bwanji mwacoma bwanji. Yes. Yes, wakwibaza uti Weakness tuzaniye ibiki hano kuri Gasake TV show. Ni amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru utari wumva handi hano hariho hose, amakuru y'imashasha yose uyumvira hano kuri Gasake TV show. Kora subscribe, share, like na comment tujye tubana hano kuri Gasake TV show. Niba wumva ufite umutima w'ubugugu byihorere. Aha mbazaniye inkuru zisekeje zinababaje. Ndagaruka hano ku mugabo n'igitifu wo mu karere ka Rusizi. Mu murenge umwe wo mu karere ka Rusizi, igitifu rwose yacakiwe ari gutera akabariro ku mugore w'abandi sha. Mite nsimbuka nihuta cyane, ngaruka nihuta cyane njye mu karere ka Ruhango, hari umukecuru uvugwa yuko atewe inkeke n'umugabo cyangwa se umukuru w'umutekano muhoza ku nkeke ashaka kumusambanya. Aha noneho tureta tuza ku nkuru ibabaje. Aha ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo. Aha ni mu karere ka Gasabo haravugwa inkuru ibabaje y'umwana w'imyaka 14 n'umwana w'imyaka 12, aho uwo mwana w'imyaka 12 yari afite umwembe arimo kurya mu masaha ya pose. Umwe aramusaba, undi amwimye bibinambara, amukubita ikofi ryo mu gatuza, umwana arapfa. Umwana yamukubise ikofi ryo mu gatuza, undi mwana ahita hasiga ubuzima. Ariko abaturage hano barashira amajwi, ikigo cy'amashuri kiti nago cyese gitabara umwana kimujyane ku bitaro byihuse, ahubwo cyamushize muri sare kiratwikira mpaka umwana ashize mu mwuka. Umwana njye nazamutse ko akiri makuka. Ngeze hano ubwo directeur yambwiye ngo byarangiye. Wabimenye nka sanga? Saa 7 byabaye ryari? Byabaye saa 4. Yavuye mu rugo ari muzima? Ari muzima n'abandi bana bazana bari kumwe nawe. Wego ningo yo hano mu nda. Bari gupfa umwembe. Babigizemo uburangara barimo. Nimba ibintu bibaye saa 4 n'igice, nibahamagara ambulance ngihita imutwara, ahubwo bakamujyana muri sare bagatwikira. Ibyo bintu ntago byumvikana. Yamuteye ingumi yo ku mutima, umwana ahita yitaba Imana. Uwo mwembe bapfaga se wari uwande mu byukuri? Yari uwapfuye. Ariko gure kumva mugenzi nawe yawushakagaho, ariko nyine ntibawusangiye nkuko babishakaga, niwo bapfuye. Ubundi abana nta bugome baba bafitanye, nembe bashamiranye nk'abayobozi b'ikigo bakagombye gukiza abo bana, ndetse babona hari nk'ikintu kibaye bakihutira kujyana umwana kwa muganga, kuko yageraho kare abaganga bari kumufasha. Kuruto ukuntu angana nta kintu yari afite cyo ku mutima cyo kuba yamwica. Ni cyagiye kiba kigeze cy'umuntu tu. Numwe ngo yari yazanye avoka n'umwembe.
undi mwana arawufata nyirawo nyine ngo amukubita urushyi undi nawe ubwo yagize ibyo kwirwanaho hanyuma ngo ahita amwishyura ngo ingumi ebyiri umwana yitura hasi hanyuma birangiye rero bamuryamisha ku ruhande bategereza yuko ambilanse zabahamagara ambilanse ariko ambilanse ngo ihagera umwana yashizemo umwuka ubu rero ikibazo twagihaye ribu ubwo dutegereje kumenya ikiza kuvamo niba koko umwana yishwe n'ingumi mugenzi we yamukubise niba se hari ikintu yituyeho wenda cyangwa se niba hari ubundi burwayi yari afite ntabwo turamenya uko bihagaze ariko nkurikije uko nabimenya ntabwo navuga ko habaye uburangare wenda inzego zindi ziraza kubidufashamo ariko namwe murabizi ku kigo cy'ishuri ukuntu biba bimeze ikigo cy'ishuri kiba kiriho abana benshi noneho abana bari muri bureke barimo gukina kugira ngo murabizi yuko abarimu badashobora kubera ahantu hose icyarimwe ikindi igihe abana barwanya ariko ntibitinde ku buryo bihita bikemuka hari n'igihe abarimu batabimenya abarimu rero bavugaga ko bo batahise babimenya ako kanya ariko kandi biranashoboka yuko umwana ashobora kuraba gatoya mukagira ngo araza kuzanzamuka nabyo ni ibintu bishya bibaho gusa ntabwo ngewe ari njye wajya kuvuga ngo uburangare bwabayeho cyangwa ntibwabayeho buriya ribu niyiza dukurikiranira tukamenya neza uko byagenze kuko nibo bahita banatangira iperereza bagakora. Yes, reka twigarukire ku inkuru yacu y'uyu mugitifu waje gufatwa atera akabariro ku mugore w'abandi. Umugabo w'uyu mugore ni nawe wabafashe ariko gitifu yareguraga avuga ati ngeneye namubwiye nzanira icyo kunywa hano nzanira akayoga ahageze turanagira ukundi kuntu tubirindagura ibintu ahageze ndamubwira ni reka tugire utundi tuntu twikorera mbona aremeye twikorera utuntu twacu mu gihe bari barimo bikorera utuntu amubwira ati twikorera utuntu twacu bababwiye hejuru uyu mugitifu ewana ubu ngubu rwose bahise bamuca muri yombi ariko uyu mugabo aravuga ati ikibazo ngewe gikomeye n'agahinda nagize gakomeye cyane nuko ibibazo by'urugo rwanjye nazaga kuregera kwa gitifu mwaza kurega uwo ndegera ibaze nawe kuba ufite umugore aguca inyuma n'umuyobozi wajya kurega ukajya kurega kwa wa muyobozi urumva tayari uba watsinzwe akayu mugabo agahinda rwose kamweguye se namwe mutubwire hano kuri Gasake TV show ibi byari bikwiye ko abayobozi batuyobora ari mwe mutureberera ari mwe mwakwiye kudusenyera ingo ibi bintu ntabwo bikwiye cyane muri iki kiganiro kandi tuba turi kumwe niyo bita Serious Company. Serious Company ni ikigo giherereye hano i Rusaka muri Zambia cyase muri Zambia yose. Iki kigo kigufasha kuba cyagushakira amashopu, amazu akodeshwa, amazu agurishwa, byose ni Serious Company. Waba ushaka ishopu icuruza amafaranga menshi nawe ukabara amakwaca, waba ushaka ikibanza cyo kugura, waba ushaka inzu yo kugura, byose ni Serious Company. Ndaza hano nkukubite nimero ya Serious Company. Ndaza hano nkukubite nimero ya Serious Company. Nimero ya Serious Company ni 0972 547189. Ndazisubiramo kandi nimero ya Serious Company. Ndazisubiramo kandi nimero za Serious Company ni 0972 5471
89 Serious Company bahamagare bakufashe nawe kubona ishopu icuruza amafaranga menshi, bagufashe kuba wabona ikibanza kidafite ikibazo gifite ibyangombwa byose Rusaka. Uyu ni Mutekano yaravuze ati ugomba kuma mukecuru atari kubundi karagasaza ibintu karabitunganya fresh. Waretse ukava ku gasaza nkakwereka utuntu twikorera, ariko abakecuru turabubaha cyane, muri abantu b'Imana, muri ababyeyi bacu. Aramubwira ati umusaza ni umusaza wanjye sha, ariko uyu Mutekano yarazi ko agiye kumubwira ati mukecuru uva ku musaza nkwereka utuntu twikorera, nkwereka ibintu bishyashya bigezweho. Yarazi ko umukecuru agiye guhubuka agahita amera nk'abuwo ngubu akemera, ariko aramubwira ati have sha ubwo ndaguta mu buyobozi. Umukecuru aramubwira ati nubwo uri umuyobozi hari ubuyobozi bugukuriye wowe. Ikibazo mfite umukecuru urengeje imyaka 50, ariko muhohoterwa n'umugabo witwa Charles ushaka kumusambanya mu ndege. Charles namwangira, Charles akamwita Charles ng'umwange witwa Mutekano sinzigiye. Charles ndanga kuko akunda kumumagara agahita nkubita ngo nanze kugira ngo turyamane. Charles ndamwangira, abangira ngo ati wowe uzabona kirimo nzakuca ahubwo. Ati wowe ukungana n'uko umeze ntabwo ukwiye karagasaza, kariya ni agasazi ntabwo kagutosha. Kandi namubwira niko se Charles ko nashakanye rero ndi umwana tukaba dusazanye mfite n'abuzukuru, ntabwo naryamana nawe winsebya mu bakwe rwose. Charles arabyanga. Charles we yamfataga yarankubise ashaka kumfata ku ngufu ndarira, bugije ndi umugabo yarasigaye inyuma araza arambwira ati Charles wankubitira umugore bitewe n'iki. Charles aravuga ati nzabica ahubwo. Uko byarangiye rero duhondaguye atujyana mu kagari aradufungirana duhonderamo, twaraye mu kagari twese. Abayobozi bakigejejeho, abayobozi n'ufite urwandiko banyandikiye. Charles yambwiye ngo wowe mujya kuri polisi ngo bahite bagufunga uko ndahita mpamagara. Yewe bitewe no kutigana nagize ubwoba sinagiyeyo. Navuze ko Charles ari hano ubwo muze guhita mubahuza muganire mu bikore raporo turebe tumenye neza ukuri kurimo.